number 1 ni abanyamurenge. Abanyamurenge mu nihanganire ndabaziye muri iyi minsi ni abantu badakoresha kuri uwarenganye ntabari mukuri nta kuri ko umuntu warenganye n'Imana ntiba mu ruhande rw'abarengana. Utekereza ko iyo uri imbere y'abantu abantu bumva amagambo uvuga cyangwa presence yawe hariya ngweze urugero rutonde none abanyamurenge batega ijosi batemagurwe ariko ubundi Imana irimo si ngombwa ngo ndubemo uje ukubiri n'Imana kubera ikisi no gutera Iran ejo ndi bayiteye mu izina ry'Imana urabizi none wewe ati Imana ija mu ruhande rw'abatsinda kandi abatsinda bunyine muri Kongo abafite ijwi ni ubutegetsi cyangwa se abazalendo. Abanyamurenge minorite ntibatsinda Imana yabavuyemo. Urangije uti urasuye uduhurije ati majorite aho bagiye ntugomba kujayo. Urumva utivuguruje? Oya ntabwo nivuguruje. Je nabanje kwerekana aho Imana iri. Reka nze ngubwira ikintu kimwe cyananiranye mu banyamurenge. Uyu munsi abanyamurenge twese presque 90% turi amadubu niko twiyita. Turi amadubu turi twigwaneho. Nabonye baca y'amani bavuga ko turi amadubu nibabwira abantu ukeka ko ibyo bavuga hari abari kubyumva apana kubyumva n'amatwi ariko kumva message niko kuri bashobora kutabyumva kubera ko umugamba n'abagambanyi my friend kubera iki batabyumva. A world of stories.